ibaze barimo barakubwira bati kuwa gatanu intambara izaba, kandi muri uku kwa gatandatu intambara izaba. Bari kukubwira bati intambara igeze munsi y'urugo. Ntushobora gusenga mbere, ntushobora gusenga mu ijoro cyangwa ku manywa. Ubyumvise ku mbuga nkoranyambaga, ubyumvise mu cyumba cy'amasengesho, ubyumvise ahantu hatandukanye ko intambara igiye kuba, kandi biri dese n'umutima wamaze gukonfirima ko intambara ihari. Witeguye guhunga cyangwa gupfa kimwe muri ibyo. Unaniwe kumesa kamwe ngo usengera igihugu, ukunda igihugu, uririra igihugu, ahubwo uri ku mbuga ngurukanabumenyi n'intimba n'umubabaro n'agahinda. Turapfuye, turashize, turarimbutse, duhuye n'uruva gutashya, ofete hajemo ibibazo nk'ibyo. Nagira ngo rero nkubwire wowe nkurikiye, wowe turi kuvugana, ntabwo iyo abantu bashyize hamwe bagasenga, iyo abantu basenze badomina abapagani, nimusenga amasengesho akaba menshi, zimbunda tuzazinetrarija, nimusenga amasengesho akaba menshi, aba badayimoni tuzabanetrarija, igihugu cyere kuzamo ko kajagari. Nimusenga amasengesho akaba menshi, tuzanetrarija izo ngufu mbi n'amasengesho y'ikuzimu n'imbaraga z'ikuzimu, tuzivunje katika jina la Yesu Kristo, tuvunje nguvu za giza onodi Jesu. Mungu asifiwe. Nimusenga mukiyiriza ubusa mukambara amagunira, igihugu nta kibazo gifite. Kuko iyo bavuze amasasu se wageze ngo amasasu azaza atema ivu, azatema abantu, imihoro itema abantu, mafuni bayakubita abantu, n'ibindi. Shitani intwara akoresha mu kwica ni nyinshi, ni mu bwoko bwinshi. Ubu rero ntara zose ziri mu bwoba, igihugu cyose kiri mu bwoba. M23 iri hafi y'u Burundi. Perezida w'u Burundi ntari guhuza na perezida w'u Rwanda. Politike si imwe, imipaka irugaye. Ni ikibazo gikomeye cyane. Noneho abantu dufite hano bose bameze nka wa mwana utinya gusohoka akanyara muri ka kantu kitwa shatari cyangwa akadobo ko mu nzu, cyangwa se nyine ubwo ariko nahatari iterambere, naho ubuzima butaragera. Abandi bafite ubwiherero mu nzu, urumva nta gusohoka hanze, kandi hariyo n'abazamu, bo ntibasohoka, hariyo n'abazamu n'amakamera n'ibindi. Niba rero muri hari ikondera riri kuvuga mu majwi, hari abantu bongorewe bari gusengera ahantu hatandukanye, Imana ibabwira ngo mugiye gutaha. Uyu mwaka w'ibihumbi 2025, uku kwezi kwa gatanu, aho uri senga witegure gutaha. Wowe uri mu gihugu itegure ko amaboko yawe urambura, imbabazi ziva mu mutima no mu mubiri. N'uwinjiye azinjirane, mubane na bene so amahoro. N'itegeko Imana itegetse rihuza uwahunze n'utarahunze mu gihugu. Ubu butumwa ni ubw'Imana, aya ni amabwirizwa mpawe n'Imana. Ubyumve, ubyemere, ubishaka, ubyanke, mu izina rya Yesu Kristo. Nta nkota, nta mbunda, nta buhiri, ntaki. Uwiteka arirahiye, kandi icyubahiro cye ntazagihundira, kandi ntabwo biri busubire inyuma. Umva uko Imana ivugana nawe, umva uko Uwiteka avugana nawe aho uherereye hose. Burundi si agatobero, Burundi bugiye kuba Burundi. Burundi si igikinisho. Biriya bintu byose mwashyizemo, bamwe bagashingamo amacumu y'abapfumu, bandi mukubakamo amabuye y'ibitongero n'ibiterekero, bandi bakabuhindura ubwabo, bandi bakigabiza udusozi n'imisozi, bandi bagafata imigezi bakayiraramo baroga, bandi bakirirwa mu gisagara basambana, bandi bakajya gutingana, bandi bakirirwa bica biba, bandi bagasahura amazu y'abandi, bandi bagatwara amatongo y'abandi. Niba uri kunyumva, va mu byaha ndagukarabye mu izina rya Yesu Kristo. Ubu butumwa n'ubwawe, uyu ni umwanya wawe.
nagira ngo nkubwire ko marayika wimanukiye, nagira ngo nkubwire ko marayika ubu ngubu ahagurutse kandi ahagurukanye icyubahiro cye, kandi iyo Imana ivuze biraba, yategeka bigakomera. Mu ntara zose iri zuba rigiye kwaka, iyi mvura igiye kugwa, muri gereza zose mugiye kubona uyu mugisha, uri mu nzu azabimenye, uri hanze abimenye. Nagira ngo nkubwire ngo igihugu kirazengurutswe, nagira ngo nkubwire ngo igihugu kiragoswe, kandi ijuru ryamaze kuroranya ingoma y'amahoro, ingoma y'umugisha. Niyo mpamvu marayika yambwiye ngo impunzi ndazicyuye, niyo mpamvu marayika yambwiye ngo dore ndabikoze, dore ndabiremye, dore mbishyizeho, dore ndabyubatse, dore ndabisakaye, mbihaye umugisha. Dore marayika yambwiye ngo n'ubutaka mbuhaye umugisha, amatungo nyaha umugisha. Dore marayika n'inyanja yiha umugisha. Wasanga uri kure cyangwa uri hafi, wasanga arabyumvise cyangwa warabibonye, wasanga ubizi cyangwa utabizi, wasanga ari ubwa mbere umubwiye cyangwa ubwa kabiri, wasanga ari ubwa gatatu bibwiwe cyangwa ari ubwa kane, ariko Imana irirahiye. Abari i Burayi nta kibazo, bari muri Amerika nta kibazo, ariko hari abandi bagowe, hari abandi barushye, hari abandi baremerewe, hari n'abari mu gihugu barushye baremerewe. Ariko aba barozi ingoma ije ibaziye nabi, abantu bimitse amoko ingoma ibaziye nabi. Nagira ngo nkubwire ngo hari ibintu bihengamye bigiye guhengamuka, hari ibyitambitse bari butambamure, hari ibicuramye bari buhagarike, hari ibireba inyuma bari burebeshe imbere. Nagira ngo nkubwire ngo ibirenge byuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro bigeze mu murwa, bigeze mu ntara, bigeze mu dutumba, bigeze mu makomine, bigeze mu izina rya Yesu Kristo mu gihugu cyawe cy'u Burundi, mu izina rya Yesu. Ibirenge byuzanye inkuru nziza. Yuda we, byuka ukayangane, byuka urabagirane, byuka ukwete ucenyere, kuko ibirori byawe birabandanyije, birakomeje. Nagira ngo nkubwire ngo irindagiza imigambi y'icakura, kugira ngo ububi bwazo, imigenzo yazo n'ubugome bwabyo bidasohora. Nagira ngo nkumenyeshe ko ubu tuvugana hari marayika uri kuzenguruka atanga itangazo, ari kuzenguruka mu gihugu, akazenguruka hanze y'igihugu. Hari marayika. Ntabwo ari Ubushinwa bubakijije, si Uburusiya bubakijije, si Uburayi bubakijije, si Amerika ibakijije, ariko Yesu ajya acisha abantu bugufi kandi akazamura abandi. Yesu ajya akora imirimo n'ibitangaza, bari hasi akabicazanya n'ibikomangoma. Kandi uyu ni ubwugamo bw'umugaru, ni igiti cy'inganzamarumbo, n'isambu itarumba, ni rudatetereza bamwisunga. Haleluya! Uyu ni uje kuroranya ibitari biroranyije, uyu ni uje noneho kwikorera akasamutwe, ni uje gushyiraho agakura, ni uje kuzamura abatindi n'aboro n'abahanya, ni uje kubashyira hejuru. Uyu ni uje, mwakire. Hano nta madisi mufite ngo muvuge ngo igihugu cyanyu turakivuga cyane kubera ko harimo amadisi muninjiza. Viyuzi ziva hariya ntabwo zihemberwa ni nk'izo mu Rwanda, ariko ntabwo bwatuma tutavuga ijambo ry'Imana ngo tuvuge umurimo w'Imana. Nagira ngo nkumenyeshe ko mu izina rya Yesu Kristo Imana igiye kuzamura isuzugurwa, izishyire hejuru. Nagira ngo nkubwire unteze amatwi, bumuragwa muri ubu bwami, bumuragwa kuri iyi ngoma. Nagira ngo nkubwire ngo ijuru ryamanutse, bantu bapfa gaherere ntabwo biri busubire. Nagira ngo nkubwire ngo Imana ibambuye ziriya mpuzu zishushanyijeho inkona n'imipanga, mugiye kwambara mu izina rya Yesu Kristo umwambaro utarimo amaraso, utarimo icyaha. Nagira ngo nkubwire ngo Yesu arururutse. Nagira ngo nkubwire ngo ubu birakoretse, ubu biraremetse. Nagira ngo nkubwire ngo tega amaboko, Yesu agiye gukorana nawe, acira marayika ugiye gukorana n'abenegihugu. Nagira ngo nkubwire ngo inzara iragiye isubiye ikuzimu, inzara iragiye. Nagira ngo nkumenyeshe ko ubworozi, mugiye kunywa amata, mugiye kubona inyama, mugiye kubona kurya no kunywa. Nagira ngo nkubwire ngo Imana ikubise ibiciro hasi. Nagira ngo nguhanurire nkubwire ko igitoro kibonetse. Nagira ngo nkubwire ngo amahoro araje. Nagira ngo nkubwire ngo ibyo twasengeye, ibyo Imana yagiye iduhishurira turi Karusi, ntabwo nari nigeze mbibona, ntabwo nari nigeze mbibwirwa. Ibyo Imana yambwiye ndi mu Rutana, ndi mu Ruyigi,
ndi mu Rumonge mu izina rya Yesu. Ubu niho ndi kubibona. Najyaga ngenda mu mabarabara abomaguritse, nkagenda niganyira mbwira Imana ngo none ga Mana bizagenda gute ko perezida uriho ari pasitoro, ko mama pasitoro ari umunyamasengesho ufata amasengesho y'iminsi 3 akayirangiza, kwajya duha ubuhamya ko twasenganye mu ndake. Uyu muntu ni iki gituma uyu mugisha udasohora? Mungu asifiwe. Ntabwo nari mfite amakuru, ntabwo nari mbizi, ariko Uwiteka arirahiye. Ubu mugiye kubona umugisha, ubu mugiye kubona amahoro, ubu mugiye kubona amashimwe, ubu mugiye kubona agakiza, ubu mugiye kubona noneho ijuru ryururutse, imvura nziza igwe, umugisha, vizite zitangire. Nta nkota ihari. Harimo abantu bari kuvuga ngo ntabwo bazajyayo, ntibazatemberayo. Oya, iyo Yesu afunguye abafunguye. Muzababona ku mucanga bazanwe n'amahoro, muzababona ahatandukanye mu kibira bazanwe n'amahoro. Mugiye kubona n'inyamaswa ari inyamaswa umutekano uzigeraho. Mugiye kubona agakiza k'Uwiteka. Mugiye kubona gusenga umweyo unyura muri Pentekoste. Aba bantu bari barimitse inda nini ku by'amafaranga, namwe bayi birarangiye. Abantu bari barahinduye bizinesi mu bijyanye no mu bakizwa, amashikanwa ibigira 10 ndetse n'andi mashikanwa bahinduye ikanisa cyangwa se ishengero babihindura oberere, baba batoza kori, bashyitse mu ishengero y'Imana. Mwese bayi, iyi ngoma ntabwo muri bukorane. Yesu afite amaso areba hose, Yesu afite ugutwi kumva byose, Yesu afite ijisho rireba hose. Niyo mpamvu butuvugana, mwebwe byarabananiye imyaka n'imyaka. Ubwoko bwarayoboye ubundi buratwara, ubwoko burategeka ubundi buraganza. Bamwe batwara ibihetandwi, bandi batwara ibihetandwi, birabacanga birabayobera. Ariko kubera ko Imana yirahiye, kubera ko umukama ahagararanye namwe, kubera ko ijambo Imana yavuze ridahera, nta jambo Imana yavuze ngo rihere. Haleluya. Hari ijambo yabwiye rikomeye cyane, risumbya agaciro inzahabu. Nagira ngo nkubwire ubutayu twarayemo hano muri iki gihugu, amazi twarayemo, ababashije ko dusengana, ntabwo twarariyemo ubusa. Ntabwo dusenga hindo y'Abahinde, si daragone y'Abashinwa, si kiranka y'Abarundi, si ryangombe y'Abanyarwanda. Dusenga Data wa twese, Rurema usumba byose. Uyu ni ugiye gukora ibitangaza n'ibimenyetso n'utwumiza. Uyu ni ugiye guhagararana nawe. Haleluya, haleluya. Hari marayika wigeze azenguruka mu Budage, azenguruka mu Bubiligi, azenguruka mu Bwongereza, azenguruka ku mugabane wa Amerika, azenguruka mu Burayi bwose abwira Abayahudi ngo igihe cyo gutaha kirageze. Azenguruka babwira ngo nimwitegure turatashye. Bakora ubwato bwabacyuye, batashye nibyo bibagoye, bataha bikandagira. Bahasanze Palestine, bahasanga Abasiriya, bahasanga biriya bihugu byose byarwanyaga Isiraheli, byari byaranashimuse igihugu, bamwe barahahinduye ahabo. Nagira ngo nkumenyeshe ko muzataha mu mahoro, kandi mwakirwe n'ayandi, kandi mwisasira amahoro mwiyorosa ayandi. Ahubwo shaka ibuye uzisegura, kuko Imana igiye kukwambutsa Yorodani, kuko Uwiteka agiye kubambutsa Yorodani mufate Kanani. Nibyo koko ba Mose baguye mu butayu, hari abantu baharaniye ubwigenge, abandi barasenga bapfa batabibonye, abandi barabisengera ntibabibona, bandi baherebwa umugisha hanze hatandukanye. Ariko hari abantu amaso yabo agiye kubireba, hari abantu amatwi yabo agiye kubyumva, hari abantu amaboko yabo agiye kubifataho, hari abantu bagiye kurya ibiryo bitarimo indwara, bagiye kurya inyama zitarimo indwara, bagiye kunywa amata teje ibibazo, bagiye kubona umufuka w'amakara wamanutse, bagiye kubona irengarenga zatibutse zisubiye ku 100, zisubiye ku 200, zigiye kujya zimera zikamera zikimeza. Abantu bagiye kubona ibiharage byatibutse jone iri kugura muri majana. Hari abantu bagiye kubona amahera aduga. Nagira ngo nkumenyeshe ko mu Burundi bubutumwa burihutirwa, n'amahera amajana yakuweho, marayika yayakuyeho. Ntabwo ku ngoma ye muri buyabona amajana nayo bayaderetinze efase. Mugiye kubona amafaranga afite agaciro Imana yayazamuye, mugiye kubona amahera yazamutse. Ibi bisambo, aba banyazi, aba bantu biba, aba basuma, mwese bantu basuma
bakajya babasuma no kwa muganga babasuma biba n'imiti, barwayi bakabura. Mwese ubu butumwa nibukugeraho ihane, ubu butumwa nubwumva ihane, ubu butumwa nibukugeraho pfukama wihane, usaba Imana imbabazi. Nubyanga ukagumana uyu mutima, isanduku y'isezerano iri gutaha, isanduku y'isezerano iri kuzenguruka igihugu, isanduku y'isezerano twese turi kwakira, isanduku y'isezerano twese twasasiye impuzu, iragukandagira urahita upfa. Kubera ko ntabwo isanduku y'isezerano yakirwa n'ubugoyi, ntiyakirwa n'ubupfapfa, ntiyakirwa n'icyaha, yakirwa n'amahoro. Uburangare bwabayeho, amahanga abanyaga isanduku y'isezerano, ariko iragarutse. Ni bande bari buyakire? Irarara kwande, irarara mu gihugu hose, irarara mu ntara zose, irarara mu makomine yose, irarara mu mitumba yose, irarara hose. Iyi sanduku y'isezerano yakire nawe iwawe, yakira aho uherereye. Hari amaboko agomba kuyakira, ni amaboko yamaze kuvuga ngo unisame, unihurumiye, excuse me, pardonne moi, ihane ubone kwakira isanduku y'isezerano. Kuko marayika we yaje, marayika yaje, kandi yaje akenyeye, yaje yiteye, yaje ari mu mavuta n'icyubahiro no kudapfa. Yaje ntabwo ari busubire inyuma. Umugisha wanyu wari waratatanye, waranyazwe, abantu barawugambaniye, abandi barabishimuse, abandi barabigabanganye, bamwe barabihinduye ibyo, abandi barabishyize mu ndirimbo zabo. Umwe akanyura aha akakamiye, undi akanyura aha, undi akayikamira ku gasozi, undi mbese ibintu byarakajagari n'akavuyo. Umwami Imana arabitengeneje, abigize neza. Haleluya! Amarira abasirikare barira b'Abarundi, amarira abapolisi barira, Yesu araje abahojeje amarira. Mugiye kuba ku ngoma, tuzoba kuri ya ngoma, tuzaba kuri ya ngoma, imibabaro nishira, tuzaba kuri ya ngoma, abakijijwe bazabayo, tuzoba kuri ya ngoma, imibabaro nishira mana, tuzaba kuri ya ngoma. Hari ingoma itazanwe na CNDD-FDD, itazanwe na Iprona, itazanwe n'abantu b'Imwaro cyangwa Iberuri cyangwa Ingozi cyangwa Igitega. Hari ingoma itazanwe na murwa mukuru wa politike wa Gitega cyangwa Bujumbura. Hari ingoma izanwe n'idarapo rimwe ryitwa Burundi bwacu, hakaba iyo ngoma ari imwe y'umurundi n'umurundikazi. Iyi ngoma tuyihaye isaruti, iyi ngoma tuyihesheje umugisha, kandi iyi ngoma tuyakiriye mu izina rya Yesu Kristo wacunguye abarundi n'abarundikazi. Kandi iyi ngoma ni yamamare, nigere hirya no hino. Iyi ngoma wowe ushonje akira ingoma igiye kukugaburira, wewe wambaye ubusa akira ingoma iruta izindi ngoma, akira ingoma y'amahoro, akira ingoma y'ubugingo, akira ingoma y'agakiza, akira ingoma. Mwari mwarabwiwe, mwari mwarahanuriwe, umva ingoma y'ibyururutse imitima, umva ingoma itazagira opozisiyo hanze. Ingoma ya Yesu urumva yagira opozisiyo hanze? Ntabwo ingoma ya Yesu yaza ngo habe abarundi barimo imbere n'abarundi bari hanze. Oya, ingoma ntabwo iza ngo ifate abana bamwe babe mu nzu, abandi babe inyuma y'inzu, bamwe inyuma y'urugo, abandi imbere y'urugo. Jamais. Ingoma ni imwe, ni nyir'urugo uje mu rugo rwe, ni nyir'urugo n'abana be n'umufasha we, ni nyir'urugo ukinga ku marembo, ukomanza akaba ari umushyitsi, kandi urugo rugahora ari urugendwa rukinguye ku manywa na nijoro. Iyo niyo ngoma. Rero serugo na ba nyir'urugo muzagira abashyitsi n'abasangwa, nibyo birumvikana, ariko mwakire gukorana n'Imana, mwakire gukorana na Kristo, mwakire kugendana n'Imana, mwakire umuhezagiro w'ijuru. Ijuru ryabibutse, ijuru ryamaze kubapangira umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ijuru, reka twinjire muri wa munota wo guhezagira ndetse n'umunota w'umugisha dukunda kugira mu biganiro byacu wo guhezagira. Niturangiza dukomeza ubutumwa bwiza. Ijuru ryaduhishuriye kandi bwururutse imitima bw'amahoro, ni ubwamamaza amahoro. Haleluya! Nyikiriza ngo amena witinya, koko ari ku mbuga ngurukanabumenyi. Nyikiriza ngo amena. Haleluya! Nanjye mbisubiyemo ngo amena, kandi bikugirirwa kuko niba ubyizeye uba umuragwa wo guhabwa uyu mugisha mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi. Imana nishimwe cyane. Ijambo tugiye kuganira riba muri Zaburi, riravuga ngo anjyana iruhande rw'amazi adasuma,
andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, asubiza intege ubugingo bwanjye. Uwiteka niwe mungeri wanjye kandi sinzakena. Haleluya. Ngira ngo uyu magambo waba warayumvise cyangwa se uzanayumva cyangwa utaranayumva, ariko nusacinga muri Google cyangwa muri Bibiliya yawe ukajya mu mwanditsi witwa Zaburi, ibi bitabo byose Salomo yanditse, nagira ngo nkumenyeshe ko mu izina rya Yesu Kristo mugiye kuba icyanya cy'ubwatsi butotahaye. Abakurikira Imbabazi TV 3, Burundi ndetse abavandimwe batandukanye, mugiye kwakira mu izina rya Yesu Kristo, mugiye kwakira kuba iruhande rw'amazi adasuma. Nibyo koko amajwi y'abadayimoni arabasakuriza, ibigeragezo mu matwi yawe byahindutse induru, birakozora bigasakuza, ibigeragezo bihora bisakuza. Indwara igisakuza muri wowe ayo ni amajwi y'abadayimoni, ubukene iyo busakuza muri wowe ayo ni amajwi y'abadayimoni, kandi kugumirwa no kugumba hariyo bisakuza muri wowe ayo ni amajwi y'abadayimoni. Umva iruhande rw'amazi adasuma, acira urugo. Iruhande rw'amazi adasuma, acira abana b'umugisha. Iruhande rw'amazi adasuma, acira amahoro. Iruhande rw'amazi adasuma, acira kutarwara. Pitakashezererereba urave biba yukamene kuwa zomene ya zopaya, acira kuba iruhande rw'amazi adasuma. Urankurikiye sinyukurikiye, ntunabonege ntunumvege, umva ubu butumwa bwiza. Hari abantu mu izina rya Yesu Kristo bagomba kujyanwa iruhande rw'amazi adasuma, bakaba ahantu hatuje, bakajya bumva ijwi ry'umwami wacu Yesu Kristo rivuga neza, rituje, rikakubwira ngo jya mu kazi mu izina rya Yesu, rikakubwira ngo urugendo rwari rwarahagaze rurafungutse, rikakubwira ngo inka igiye kubyara ebyiri mu kiraro, rikakubwira ngo akira kunywa amata, rikakubwira ngo akira kubaho. Iri jwi ry'urangurira mu butayu, iri jwi rya Yohana ntabwo ari irya Yohana, ni irya Kristo. Turi integuza, turi abaharura inzira zaho Kristo agomba kunyura. Turi gutegura umutima wawe, turi kubwira umutima wawe, numara kwizera iri jambo, Yesu aricara muri wowe, Yesu aratura muri wowe, akorere muri wowe. Yesu agiye kuba arambya muri wowe, akora imirimo n'ibitangaza. Mungu asifiwe sana, jina la Bwana libarikiwe. Nagira ngo nkumenyeshe kandi nkubwire ko ubu tuvugana ijuru ryururukiye kukugirira neza. Wowe uteze amatwi, we uteze umutima, urangije ikiganiro, uri kumva iyi nkuru, watanze umwanya. Ntabwo duhamba imbwa, ntabwo mu izina rya Yesu Kristo twenga iminyagara, ntabwo dusenga Bayali, ntabwo dusenga Dagoni, ntabwo dusenga Ashera, ntabwo dusenga Hindo, ntabwo dusenga Daragoni, nta nubwo twizeye siyase y'Abanyaburayi cyangwa y'Abanyamerika. Twizeye Data wa twese wa Aburahamu na Isake na Yakobo. Onodijezi, mwizere. Mwizera araguhagurutsa mu bumuga bwose, mwizera araguhagurutsa mu bibazo, mwizera arakubwira ngo ikorere uburiri bwawe utahe. Mwizere. Nibyo umaze iminsi uryamye mu bukene, mu bibazo, umaze iminsi uri mu gahinda, ubukene bwakwambitse ubusa, bwaratumye ubeshya, ubukene bwarakurindagije, ubukene bwaragucuritse, ubukene bwarakwamamaje ntawe utakuzi. Nibyo bugusenyeye urugo, butuma udahuza. Nibyo amashuka uryamaho ntuyahindura, umwambaro wambara ntuhinduka, nibyo imodoka pine igusaziyeho ntihinduka, ndetse ubuzima ntibushobora kuba bwaba bushya. Bihora biboshye, bihora bifunze, bihora binaniwe, bihora mu bibazo, bihora mu nduru. Nibyo koko amaguru yawe abarozi barayazonze, abarozi barayishe. Nibyo koko akaga kari ku buzima bwawe, akaga kari imbere yawe. Nibyo koko Yorodani yakubanye Yorodani mu izina rya Yesu Kristo. Ariko nagira ngo nkwibutse, ibuka gatoya, ibuka hari uwanesheje isi, anesha umubiri, anesha shitani, anesha abadayimoni, anesha ukuzimu mu izina rya Yesu. Uwiyavuze biraba, yategeka bigakomera. Wowe unkurikiye, wowe uri kunyumva, wowe duhagararanye, wowe turi kugendana, wowe twatangiranye, wowe tubana mu biganiro bya buri munsi, nagira ngo nkumenyeshe ko Imana dusenga ntabwo ari Bayali, ntabwo ari Dagoni. Muri uku kwa gatanu mu izina rya Yesu, haguruka usenge. Wakiyiriza ubusa, wasenga mu
gitondo, wasenga nimugoroba, wakizera. Ariko mu izina rya Yesu uku kwa gatanu, mu izina rya Yesu abazimu bapfe, inyatsi zishye, agahuru ka Nyabingi gashye, mu izina rya Yesu akazu kadayimoni nigakongoke, shezererebo, imbaraga z'ukuzimu zisenyuke mu izina rya Yesu. Turananiza, turaneterarija, tunavunja nguvu za giza kwa jina la Yesu Kristo. Hewa mbaya chimbia kwa jina la Yesu. Ntabwo nzi intambara uri kurwana uburyo uyirwanamo, sinzi naho uherereye, ariko gusenga kuba mu byiciro bitatu, kandi n'ibigeragezo biba mu byiciro bitatu mu izina rya Yesu. Hakabaho ikigeragezo umuntu yihamagarira, icyo ngiki hano Imana iragikuraho. Hakabaho mu buryo bugufi cyane ikigeragezo utezwa na shitani. Yesu yaravuze ngo murwanye shitani azabahunga. Natwe turwanyije abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Hakabaho ikigeragezo utezwa n'Imana, icyo ngicyo cyo turakubwira ngo fata umusaraba neza, ariko ijuru nirimanuka, ijuru nirigururuka, uzasubirizwa mu nkoko nka Yobu, bagukubira inshuro 7, umugisha wongera umere, umugisha wongera utohe, kandi ugira umugisha uruta uwa mbere. Niyo mpamvu dufite ibyiringiro, niyo mpamvu dufite amahoro, niyo mpamvu turi guhanura, niyo mpamvu turi kuvuga ibyururutse umutima, niyo mpamvu turi kuvuga ko tugiye kuba kuri ya ngoma, tugiye kuba mu gihugu cy'umugisha cy'amata n'ubuki mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu turi kuvuga tutibeshya, nta bujarwa, nta manyanga. Niyo mpamvu turi kuvuga duhamya neza uwazutse, duhamya neza mu izina rya Yesu. Nagira ngo ngumenyeshe ko ntiwizere ubuyobe bwose bw'abadayimoni. Hari abazimu bateye bigishije abantu kuvuga mu ndimi, abantu bakigisha indimi, abandi bakavuga indimi z'ikuzimu n'imyuka mibi. Mu izina rya Yesu ntube muri uwo mujyo, ahubwo tukwatuyeho ibihe byiza bituruka mu ijuru. Marayika uva mu ijuru aguhezagire mu izina rya Yesu Kristo. Wuzure umwuka wera, amasengesho adakiza, amasengesho atica, ayo ntacyo amaze. Niba usenga bigakira, amena. Niba usenga nanone badayimoni bakakugirira ishyari bigapfa, nibitsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Nibyo koko ugomba gusenga hamwe bigapfa, ahandi bigakira. Nibyo koko hari igihe waba uri mu bigeragezo bitandukanye, ukaba uri gusenga, ukaba uri umwigisha, ukaba unahanura, sekibi akaba yarakwibasiye. Nagira ngo nkubwire ngo Yesu wafunguye, Yesu wabohoye, Yesu watabaye, Yesu wakijije, Yesu wabohoye, Yesu wazuye Lazaro akazura n'abandi batandukanye. Nagira ngo nkumenyeshe ko mu izina rya Yesu Kristo aje kukugirira neza, aje kugutabara. Ni wa munota wo guhezagira. Ageze kuri iyo nyanja, ibareba uburebure bw'iyo nyanja, bashira ubwoba bagendera mu mwuka. Bageze hakurya baricara barashima, bageze hakurya baricara barashima. Mbahaye ikaze, shalom shalom nshuti bavandimwe, aho bwije naho bukeye, Barundi barundikazi, Banyarwanda banyarwandakazi, Rwanda Burundi. Uwiteka umwami Yesu abamera umugisha, ndabakunda cyane. Ngira ngo ni ubutumwa bwihutirwa kandi bw'umugisha. Marayika yasuye arambwira nkuko wabonye Musa yambuka. Reka mbivuge, ndabizi kuri burakare ukantera amabuye ukanyenga. Nkuko wabonye Musa yambukana n'Abisiraheli kandi akabambutsa inyanja itukura. Haleluya. Umwuka w'Imana niko yazengurutse ibihugu byose, azenguruka akarere k'ibiyaga bigari, azenguruka amahanga yose, arirahira, yego abisubiramo aravuga ngo impunzi ziratashye z'Abarundi. Impunzi ziratashye z'Abarundi. Habamo n'abantu batemera ko impunzi zibaho, harimo n'abantu badakunda n'impunzi, ariko mu busanzwe buriya niba ari umuntu ubayeho nabi, niba ari umuntu ubaho nabi, ni umuntu witwa impunzi. Impunzi by'umwihariko ubuzima bubi buri muri bariya baba mu mahema cyangwa se mu mashitingi cyangwa mu tuzu dutoya nyine tujyanye n'impunzi. Haleluya. Ngira ngo rero ni ubutumwa bwiza ku mpunzi, bukaba ubutumwa bubi ku bantu batashakaga ko zitaha. Ariko Isiraheli impunzi zaratashye kandi zisubira mu gihugu cyabo. Mu Rwanda impunzi zirataha, no mu Burundi hari impunzi zatashye, Tanzania impunzi zirataha, ibihugu bitandukanye impunzi zirataha. Noneho rero hari ukwezi Imana yabishuriye ko
impunzi zigomba kuba zageze ku butaka bw'u Burundi zikajya kubaka igihugu cy'u Burundi. Hari ukwezi, hari umwaka, hano tugiye kuganira nkakubwira mu buryo bumwe n'ubundi ko impunzi zitashye. Impunzi ziratashye, impunzi ziratashye, mbisubiyemo, impunzi ziratashye. Umupaka wo ku Kanyaru impunzi zirahanyura zitahe, uko impunzi zihanyura zitahe, Kirundo impunzi zihanyura zitahe, imipaka yose yo ku butaka, iyo mu kirere, impunzi ziratashye. Kandi zigiye kubaka, ntago zigiye gusenya, kandi nazo zirataha, nta nkota izavuga impunzi zihageze. Nta nubwo izi mpunzi zitashye kujya kwica. Oya, harimo abantu bavuga ngo impunzi ni Red Tabara. Red Tabara ni izina, ntabwo ari impunzi. Ubwo ngo baje bazanye imbunda nyinshi, abari inyuma binjire barwana, abari imbere bahagarare kurwana, akumiro karagwira. Aba ni Abarundi n'Abarundikazi, nta ntambara ihari, nta ntambara ihari. Subiza inkota mu rwubati. Nta Murundi n'umwe wo guhunga, nta ntambara ihari, kandi ntayo. Ahubwo intambara iri mu gifu. Musengere igifu, musengere igifu. Intambara iri mu gifu, iri mu biharage, iri mu bijumbu, iri mu biraya, iri mu bitoki. Intambara iri mu nyama, intambara iri mu muceri, intambara iri mu irengarenga, intambara iri mu byamwa, intambara iri mu mukeke, intambara iri mu ndagara, zandagara. Ngira ngo aho niho intambara yibereye. Intambara iri mu gitoro, intambara iri mu ifumbire, intambara niyo ntambara ihari. Intambara ni uburwayi, nta ntambara ihari. Harimo abantu bambajije ngo nimbabwire ko, ngo bambajije bambwira ngo hari abahanuzi bageze mu 10 bahanuye intambara, kandi bavuga intambara bayemanga ko intambara ihari, 2/3 bigomba guhona bigapfa. Oya, iyo ntambara ntayo. Imana yajya kwica muri miliyoni 13 igakuramo miliyoni 4 cyangwa miliyoni 6, abo bose ikabica. Ubwo se hacumuye miliyoni zingana uko? Wagize ngo se abanyabyaha ni benshi? Uteje akaga se wagize ngo ni ubusabwe bw'abantu benshi? Oya, ibiteje akaga ntabwo ushyize ku munzani ari miliyoni zingana uko. Yego, ko niko kuri. Mu Burundi haracyarimo abigeme. Mu Burundi harimo amaboko atararoga. Mu Burundi harimo amaboko atarica arenze miliyoni. Harimo amaboko atarasambana, harimo amaboko atariba, harimo amaboko atararoga. Mu buryo bumwe n'ubundi harimo ibintu byinshi kandi bitandukanye. Ngira ngo hari ijambo ry'Imana ribigarukaho rikanabivuga. Ntabwo abantu bose rero bacumuye, abantu bose si abanyabyaha, abantu bose si ukuzimu. Mu ijambo rimwe n'irindi rero nagira ngo ngutangarize wowe dukurikiye yuko nta nkota, nta muhoro. Tugeze muri 80 dusenga ngo Imana ihagarike ako kaga, ako kandare, Imana ihagarike ubwo rupfu, Imana ihagarike ubwo bugome. Koko natwe ntabwo twicaye. None nk'abasenga, mbaza abanyamasengesho b'i Burundi, muri gusenga ngo impunzi zihere hanze, cyangwa muri gusenga ngo zitahe? Muri gusenga se ngo nizitaha bazice? Muri gusenga se abari hanze bo ngo musange igihugu abariyo bose barapfuye? Hoye, uwahunze yasizeyo sister cyangwa asigayo garafrere, kandi n'uhungutse azabasanga. No kuvuga rero ntabwo Imana ije ari y'imivurungano n'intambara. Imana izanye ubutumwa bwiza, Imana izanye ibyururutse umutima, Imana izanye iby'amahoro, Imana izanye iby'agakiza, Imana izanye iby'ubugingo, Imana izanye inkuru nziza, Imana izanye. Ubu nkurikiye ntabwo izanye igipfusi n'umugeri. Imana se ni Rambo winjiye? Imana se ni Chuck Norris winjiye? Imana se ntabwo rero ndi bugendere ku bahanuzi bahanuye intambara ari benshi, kuko abo bafite uko babibonye n'uko babyeretswe, kandi abo bafite
wabongoreye n'uwababwiye, nanjye mfite uko nabwiwe n'uko nongorewe. Abo bantu babizi cyangwa babibonye, abo bantu Imana yabihishuriye ko hari intambara, kira mutu na gikapu cyane. Mugabo ubutumwa ngarukanye hano ni ububwira impunzi gutaha no kubwira abari mu gihugu kwakira impunzi. Nugira imbaraga zo kutakira impunzi uzaba uri kwirukana umugisha. Nugira imbaraga zo kudahunguka uzaba uri kwica umugisha Imana ibabwiye. Ngira ngo rero ni ubutumwa bw'impunzi hano ndetse n'abatari impunzi. Imana igiye kunywanisha impunzi n'abatari impunzi. Mu ntara zose havuyemo impunzi. Mu gihugu cyose harimo abantu batakiba mu gihugu, ahubwo bari hanze yacyo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari n'abatari impunzi. Ariko ubu tuvugana, ese mwiteguye gutaha? Si turi mu kwezi kwa gatanu, ngira ngo ubu tukwinjiyemo, mwiteguye gutaha? Ntabwo rero ndi guhanura nk'umunyepolitike, sindi guhanura nk'utumwe na politike cyangwa nk'utozwa cyangwa nk'utumwa. Oya, icyo ndagihakanye. Nkurikiye unyumva, ndagihakanye. Ubu ni ubutumwa butavangiye, budaturutse mu marangamutima yanjye, budaturutse mu moko. Harimo abantu bakunda amoko. Ni ubutumwa bubwira abantu ngo bwira abantu bareke kurira, gutabarwa kurabonetse. Bwira abantu bareke kurira, gutabarwa kurabonetse. Bwira abantu bareke kurira rero. Niba hari umuntu mwegeranye, mubwira uti reka kurira, gutabarwa kurabonetse. Cyangwa ubwira abantu bareke kwiganyira, kuko gutabarwa kurabonetse. Nagira ngo mbamenyeshe rero ko abubatsi, Yesu ntabwo yategura abubatsi ngo ategura abo mu gihugu gusa, ategura n'abari hanze y'igihugu kuza kubaka. Kandi abari hanze y'igihugu ntabwo abategura kubanza kubigisha kurwana cyangwa kwica, ntabwo bategura. None se Yesu aje yigishije abantu kwica, baje wigisha umwicanyi n'ishitani, umurimbutsi n'idayimoni. Muri ubwo buryo n'ubundi rero nagira ngo nkubwire, nkumenyeshe ko Yesu azanye ukuboko kubaka, ntabwo azanye ukuboko gusenya. Yesu azanye ukuboko gukiza, ntazanye ukuboko kwica. Yesu azanye ukuboko gutabara, ntabwo azanye ukuboko kw'amahano n'induru n'amarira n'agahinda. Oya, ndabarira abigeme Yesu abakuyeho gufatwa ku ngufu, buriya nibyo shitani aba yifuza. N'abamama, iyo dayimoni iri gushegera intambara, nuko haba hari umugambi ikuzimu wateguwe w'abazafatwa ku ngufu. Iyo dayimoni ahora ashegera intambara ndetse akabinyuza no mu bavugishwa, nuko haba hari abazasahurwa amahera shitani aba yamaze gushyira ku ilisite ngo bari abazibwe. Iyo shitani ari guhanura intambara y'ishegera, haraba hari abantu amazosi yabo yamaze kwandikwa, bashyize ku ilisite yo kwicwa. Abo hakaba hari intwaro zateganyijwe. Bari abadayimoni bateguwe, paratuni z'amashitani n'amadayimoni yateguwe kujya kwica no guhonya no kurimbura. Ibyo bintu rero iyo bigeze mu bene gihugu, iyo bigeze mu gihugu, nibyo bisya bitanzitse. Noneho ugasanga umwene gihugu ahatakarije ubuzima. Niba ukurikiye ubu butumwa ukaba uri kubwumva, ukaba uri kundeba, wahaye Imana icyubahiro yakuraho uku kuzimu n'ukuzimukaza. Haleluya. Rero ntabwo marayika umwami Imana ntabwo azanye imboho. Ntabwo nigeze mbona impunzi zinjirana imbunda, kandi nta mbunda nigeze mbona zakira impunzi. Mu by'ukuri rero ubutumwa bumwe n'ubundi nge nkutangarije kandi nguhaye bwizewe, nuko sengera igihugu, wibira intugunda cyangwa intuguta, ahubwo wowe senga. Mu buzima nk'ubwo budashobora gutuma mugera ku irembo, shitani ari kubatwara ahantu habi. Ngwino dusengera igihugu witinya, ngwino duhaguruke mu izina rya Yesu Kristo. Hari amasengesho Imana yanyeretse abamarayika bari kuyasenga. Ayo masengesho niyo ari gucyura impunzi. Hari amasengesho nabonye ubwato bw'ijuru, mbona
mbona ubwato bw'ijuru, mbona amambirase, mbona amamodoka, mbona izi modoka nziza, mbona z'imiriro ziguruka zitari izi modoka zigendera hano, mbona indege bitanywa benzine, bitanywa mazutu na esase, mbona ingabo z'ijuru zizengurutse igihugu, mbona imipaka yose mbona irarinzwe, irisikirite, basikirise neza, ibintu ni amahoro, amabarabara yose mbona arubakiye, aracaniye. Mwuka arambwira ngo dore impunzi ndazicyuye, ndirahiye ndazicyuye. Bari kugenda baririmba nk'Abisiraheli, bari kugenda baririmba indirimbo nka zimwe z'amazamuka Miriyamu yaririmbye. Uwiteka anesheje bitangaje, nterera haleluya. Uwiteka anesheje bitangaje, koko ifarashi n'uyihetse abiroshye mu nyanja. Kintu kibuza impunzi gutaha gikuweho. Kintu kibuza abarundi kwakira impunzi gikuweho. Haleluya, gikuweho, gikuweho. Ukuzi inkono imeneka niko kimenetse. Kuzi Imana yacyuye impunzi ku kabi n'akeza, byanka byemera, byanka byemera. Ni igihe cyiza mugiye kwinjiramo, mukaririmba indirimbo z'amashimwe, mukaririmba iz'amazamuka, mukaririmba hozana. Tutaimba hozana, tutaimba hozana, tutizunguka zunguka menye giti cyaje. Tutaimba hozana, tutaimba tena, tutaimba hozana, tutaimba hozana, tutizunguka zunguka menye giti cyaje. Tutaimba hozana. Nagira ngo nkubwire ngo igihe cyawe cyo kuba mu ihema kirarangiye, kandi ubwo buzima n'uwabuguha nawe ntiwabwemera, wuba mu nzu yawe igeretse. Nagira ngo mbwire abarushye n'abaremerewe baba mu mashitingi, abandi mu tuzu, abandi ubukode bwarabashiranye, abandi amahera yarabashiranye aho batataniye, abandi barara mu myobo, abandi bakirirwa mu nzitiro. Uwiteka akinguye ikirere, akinguye mu mazi, akinguye ku butaka. Taha mu izina ry'Umunyanazareti. Hariho itarike n'umunsi mwese benshi muzatahiraho nka Ezira nabe, ariko ubu tuvugana nta mpunzi igomba gutaha ngo yicwe. Nta mpunzi igomba gutaha ngo uhite ishyikira mu mpinga. Emera ibyaha byawe ahuru bisezere ubihagarike. Marayika ushinzwe impunzi uri kuvugana n'impunzi, marayika uyoboye igihugu utwaye igihugu, marayika uri guhindura hejuru mu nzego za nyakubahwa Generali Major Evariste Ndayishimiye, marayika ushinzwe amahoro, ushinzwe ukuriye ibyananiye Croix Rouge, HCR, GTZ, World Vision, UNICEF n'ibindi memaye n'ibindi, mu bwishingizi butandukanye, mu bikorwa bitandukanye bishobora, mu mashyirahamwe, mu masosiyete, mu makampani atandukanye arengera impunzi n'impunzikazi. Nagira ngo nkubwire ko habonetse ubutabazi, inkunga, ubufasha, finance, support, promoted, byururutse gutabara no kurokora no kurengera impunzi. Iri jwi hari abo ryumva bakarurirwa bakabihirwa. Ni ngombwa ko babihirwa, koko harimo umuntu udakunda gusangira n'umuvandimwe, akaba nka wa mwana w'ikirara, akavuga ngo umwana w'ikirara bamubagira inka gute, njyewe wasigaye mu rugo batarambagira n'inkoko cyangwa n'urukwavu. Ntabwo rero abari abana b'ibirara batashye, bamwe barimo ari n'abana b'ibirara, ariko bose si abana b'ibirara. Kandi abasigaye mu gihugu ntabwo ari uko ari abakiranutsi, ari abagororotsi, ahubwo ni nema ya Mungu. Nabo harimo ibihararumbo, ibirumbo, abicanyi, ibisambo, amanyanga, ubutiriganya, ubugome. Ibyo byose umukama Munyekigongwe abababarire mu izina rya Yesu Kristo. Hari marayika rero ushinzwe guhagarara ku mupaka, akakubaza ngo winjiranye uwuhe mutima, n'uwo gusenya n'uwo kubaka.
n'uwo kwica n'uwo gukiza. Hari marayika uhagaze mu gihugu akakubaza ngo ese urakira mu mahoro impunzi ziri kuza, cyangwa wowe ubwawe uri ikibazo kigomba guheza impunzi hanze. Ubwo hahita haza rya jambo rivuga ngo Herode n'abo bakorana yapfuye, noneho Yosefu na Mariya na Yesu Kristo musubire mu gihugu cyanyu bahigaga yapfuye. None se ducece tubireke? Homboka mureke tubivuge kama mbaya. Cyambo cya mukongomani katakawutura mwiringara, gishaka nyine reka kiwe uko. Haleluya, haleluya. Mpamya rero ko imvura y'umugisha ingoma isigaye ni ya CNDD-FDD, nta yindi ngoma ihari, ingoma isigaye ni iyi yonyine. Izindi ngoma zose umuntu uzasimbura Evariste Ndayishimiye mu itarike ndi bubabwire cyangwa nzababwira, umuntu uzamusimbura ni ukuboko nyakuboko kw'Imana kuraba kubikoze. Ni ikiganza cya Yesu kiba kibikoze. Niba utari ubizi ubimenye. Yenda birakubabaza cyangwa bigushimisha, ariko ntabwo tuvuga ibigushimisha gusa, kuko na Yesu yavuze ibikiza ibishimisha abantu gusa, ariko byarangiye bibyaye ikibazo gikomeye cyane. Nyemerera rero mu butumwa bwiza butagatifu hano ku Mbabazi TV 3, dushimiye wowe udukurikiye amanywa na nijoro, udahwema kudukurikira kila siku. Nkurijyaho uko umwami Yesu adushoboje. Ariko hari inzara mu izina Yesu Kristo, abapatana, abaterankunga, bene data, abavandimwe, ubuje uyu munsi dusanganwe, ubu maze igihe tube turikiri kumwe, mu izina rya Yesu Kristo, umwami Yesu akumpera umugisha, bigiye kugenda neza. Menyesha ko mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe, inyabihanga igorogota, agakora ibitangaza ndetse n'imirimo, agiye kukugirira neza. Sava, reka dusoze dusengana. Uhoraho umwami Imana aguha umugisha. Ndagushimiye mwami Yesu ukora imirimo n'ibitangaza kana i Galilaya, ugiye kubikora mu Burundi, mu Rwanda, mu Bugande, muri Kenya, Tanzania, Afrika, East Africa, Afrika yose ndetse n'isi yose. By'umwihariko Burkina Faso nk'uko waduhaye ubutumwa bwaho, nabwo mu izina rya Yesu Kristo iki gihugu tugishyize mu bindi twasengeraga dushyizeho umutima. Ngaho rero mwami, wizeye ubutumwa bumukize kandi bumubohore kandi bumutabara bumuragwa muri bwo. Ni wowe waburemye, ni wowe wabutanze. Mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, amen. Mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, amen. Ciao ciao, shalom shalom. Turabakunda cyane, mugire ibihe byiza n'umunsi mwiza.